abashyitsi beza, karibu inshuti z'umuryango, karibu bavandimwe, turabakiriye mu rugo iwacu. Urugo ni urugendwa, urugo rwacu ruragendwa, dukunda abashyitsi cyane cyane imfura nkamwe. Rwose mugubwe neza, mwumve ko mugeze mu rugo. Mu muryango umusaza Kalibata Karori, tukaba turabene Gitori. Nayo mbivuze kugira ngo twicare tuziranye, tuganire duhuje. Twari twaje tubizi ko tuje mu bene Gitori. Mwebwe harya muri bande? Turi abatsobe. Muri abatsobe Rwose. Nta kibazo. Abatsobe ni abantu tubana Cyane. Ni ibya kera. Ni ibya kera si ibya none. Ntabwo ari inzaduka. Yego yego. Mwicaye rero ngubwe neza, mwisanzure. Yego. Hanyuma mukomeze tuganire. Ahubwo ntihaboneka akanya, nagusabaga ko muri mumpa akanya nanjye nkajya inama kugira ngo turebe ko twarwanya iki kiza. Ku bijyanye rero n'inama cyangwa se ingamba, ni ukuri irakwiriye kandi ni nacyo cyatuzanye. Iki cyorezo cyakwiriye isi yose, abantu badafatanyije ntabwo bakirwanya ngo gishoboke. Ariko mu bigaragara iriya ntore yanyu yigeze kuvuga ko twaje turi bazima, ngira ngo hano twaje twipimishije twese. Icyo nicyo twabanje cyane kugira ngo tumenye aho tugiye, ko tugiye turi bazima, tutabateza icyago. Ikindi cya kabiri ni uko kugira ngo turwanye iki cyorezo ni uko dufatanya tukirinda. Ibyo rero nibyo twabanje, ariko biranakomeza. Tugomba kwirinda kugira ngo tugihashye. Ariko nanone kuba twabasanze mu gitaramo, nagira ngo nzane intwererano y'umuryango wa Karekezi Atanazi. Mukono akiraho kagira imana we. Bene iyo nzoga y'intwererano, Ariko n'inzoga nayishimye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Kareke, iyo nzoga ni inzoga yo kuvugiraho ijambo, yo gusaba umujyi. Ni inzoga n'ubona, ni inzoga ipfundikiye neza. Inzoga yitwa Bazoka. Bazoka. Inzoga oya, urapfundura wumve ni inzoga ihiye cyane. Muvandimwe, ntabwo ndi bujye muri bya bindi ngo abana bagize gutya. Ubundi umuryango w'abatsobe n'abene Gitori ni imiryango isobetse kandi yakunze uyu muryango, yarambagije umukobwa hano muri uyu muryango. Abitubwiye turishima cyane ko twari tuzi ko agiye mu muryango muzima. Biradushimisha. Hanyuma nibwo aje kuza kuvunyisha, tuza gusaba irembo murariduha, muriduha neza. Nagira ngo mbwire n'abo twagendanye bamfashe kubakomera amashyi rwose. Muza kutubwira muti rero ntimuzabe basendataze. Ari nako uyu munsi twaje tuje kuza gusaba umugeni. Twaherewe irembo kuko twahawe irembo ry'umugeni, umugeni witwa Ingabire na Adeline. Muvandimwe rero kandi inshuti, nk'uko rwose dusanzwe duhana abageni, duhana inka, uyu munsi nicyo cyatuzinduye. Twaje tuje gusaba umugeni Ingabire Adeline, kandi mfite icyizere ko nk'uko na kera twashyingiranye no kugeza n'uyu munsi, umugeni nkaba numva afite icyizere. Murakoze cyane, igisubizo cyiza.
bazanye Kareke uje ari wowe ntore zirusha intambwe hanyuma wasohoza ubutumwa ntibagushimire. banshimiye buriya erega na korona muri iki gihe muri se twakabaye tuza tungana gutya na korona yagiye igabanya byinshi byose igenda bigabanya ntabamenya ubu none se mwenda karame ya wamawe witwa Nyabwangu muracyaturanye we yaragiye ntabwo duherukana. mbese ubu bwandu bukwiye uyu nta bwandu ufite. ese wowe ubaye utarasoma n'amazimano uteruye inzoga uravuga ngo ni intwererano ntitwayigeza mu zindi uteye indi uruva ngo niyo gusaba umugeni. yego banze kumera nk'abahundi bigeze kujya ahantu wagiye gutira imfizi hanyuma akiyicarira akinywera hanyuma abandi bakaza kuyimusabana nibyo nanze. kandi muri korona rero Karekezi buryaga bagira n'ingoga nta n'ubwo batinda mu mayira cyane. ako kantu uranyibukije. reka tugire n'ingoga dukoreshe iriya jambo ryiza ryo gutanga ngaho ringireho inama nk'umugeni nagusabye. hariya mu mugeni wasabye ngo yitone ariko namukubwiye ukabyara urabyibagiwe se? oya ntabwo nabyibagiwe. binyibutse ndabyibuka rwose. yitwa Ingabire nikuri yitwa Ingabire Adeline. Ingabire Adeline yego Ingabire Adeline arahari Imana ishimwe n'umukono mu kintu arahari ariko hari akabazo gato karimo. ubwo ari gato turagakemura nta kibazo. uwo mwana ntabwo arakwiza imyaka y'ubukuru icyo cyonyine. naho ubundi kuva kuri Gihanga abanyinya n'abatsobe barashyingiranaga cyane. ntabwo ari ibintu bishya uje guhanga mu muryango kuko ushobora gusanga hari ba nyirasenge hari ba nyina wabo niko bimeze. Karekezi mugeni Kareke hari ijambo waruvuze ryiza kandi numvise nanjye urambwira uti aho navugiye hose niba uvuze ijambo ryiza cyane kuko riraganisha aho ushaka. byose byari nta bibi wigeze uvuga ariko iryo hanyuma rero naje gusaba ntabwo naje kugira ngo umpekere. none se igihe cyo kunshyingira kizaba kigera nyihera umugeni gusa usabije. waje se ugasaba igihe kigeze kandi naje usubireyo uzagaruke icyo gihe nzaza gutebutsa ntacyo. ese upfana iki n'ibitoro uteraminsi rwategera ntacyo dupfana. ntacyo mupfana ntacyo wari wasabaga inda agakwerera indi se agenda asaba uwavutse ntabwo nsaba inda. none se uvutse utarakura ariko umwaka umwe usigaye wakwikoza hariya umwaka usigaje iminsi ingahe? umwaka umwe si amezi abiri n'atatu n'atatu. ubu turi mu kwa 9. urataha ugasoma intango cyane mu kiliziya ugahaza cyane byose birangiza. wamwereza ukanamwereza wagira ngo buriya kera sibyo byabanzaga kumwereza. hanyuma hagakurikiraho ibindi. warakoze impande zose zose ni ukuri. hari impungenge zindi mfite gato mbere yo kukwemerera. yego Karoli ni sekuru w'uyu mwana uje gusaba. ndabyemera. uyu mugabo wicaye ibumoso bwanjye
ni se w'umwana ndamuzi izina Yozefu ateraniye hano ukwemereye umugeni murakoze cyane bumvishije n'abakobwa bacu ko bagifite umuco bavugije impundu cyane kubera ibyishimo ureba ziri kuvuza ubuhuha ntabwo nta bagore bavuze ubuhuha buvuzwa n'abagabo se ni abantu bazi utuntu bita gutuguriguri ntabwo kareke ngo burya udashimiye aba yagaye reka nkushimire ndazifite ndaziguha nanjye akira murama uyu ni mukuru w'iyi ni buraka reka turebe ba nyirasenge na ba nyina babo abo nizeye nabo ko bamukwemerera ubwo bamuha bamuguha twebwe twamukwemereye ko umugeni arahari Ingabire arahari uretse ko atarashyitse imyaka niba wemerewe kwitegereza nzayitegereza rwose umuryango wacu utanga abageni ni nayo mpamvu uyu mwanya mwaje kutwaka umugeni turamubahaye umugeni turamubahaye urakoze shangazi abasore ndabazi muzi guhanuka mukagera n'ikambere cyane cyane ndaza kukubwira amateka yacu nyaziho mu izina ry'umuryango wa Mutera George na Yozefu turi kumwe umugeni mwaje gusaba turamubahaye aho bari bagejeje ni uko twakira inkwano za kuba umukobwa wacu uze karekezi ndagira ngo bihamye ko umushumba wacu abimbwiye ko inyana badukwereye zigeze mu zindi nicyo nagira ngo nkubwire mubyeyi murakoze uratuzaniye n'inzi kibugabuga nangeruka we inka zaraharaye mama we ya nyanja inka zaraharaye we ambingwe zaciye ibikumba nyabusa we ya nyanja zaciye ibikumba we ambingwe n'ibicaniro byazo mama we unyakiriye kuko mu kanya hano haraza kubera kandi kantu
ihinga mbembe bazabahizi we iyo ni inkuru y'inkongi idahuga mu bwoko n'ingoboka rugamba ya rwanda bwoba n'inseri idasega ibisenyi n'inkoroza inka tubamo ni nziza ntacyo zitwaye zamuka ngo zirimo rwiyamirira ihamije imigeri n'imigereka n'imihirimba y'imbuga bayisobanura mu ngango ikitwa isake rudasendekereza ibwami bayihaye urugore n'uryera n'urwambaro rw'umutakara na rukararuka mu mirindi ruzirabwoba rw'itanganika rutirengagiza umutwe umutwe munini rutabitse abanyenyango zarumye ku masonga akavuka yo nagatanga igacaka mu maboko y'amazi bakagira ngo yazimira wishe n'umubiri n'umubiri iyo yabaye ndende mu nduga yishe umubiri ry'imwita umuntu ifatanihanda bamwe mutsinda mu bihe bya kanazi zikabuza inkinga y'agahembe zishoka ngo zitera urukiri rw'akayumba zihageze zihabona umurambi mwiza wa rusesa rw'umukino ababyeyi bakizibona bategura umukobwa ukunda abana amasaha yagiye bashyira n'ibindi bumva zikaba inyabwa y'imbavuza byabyaye inyangamutsiro bagaruza impanuka mu Rwanda batagira umuhozi bagakeza ruganda ikibaro n'intore za naho njye n'imbamba n'iyimbaraga njye mbanza urugamba uruguma ndi igikaka ndi igikano cy'imfizi ndi igituza cya ruhogo ndi munini cyane ni uko ungana Harutari rwasha amazi kwa nkubitaye amazi kwa mucyaho ingendo w'inyera ntwari twivuga uwabe n'imana ruhamya nyipimigo nje impamvu impanzi zose zivuga ibigwi ko mbiya tuzira guteba kuko nakera niko duteye intebe no inzitiye mbega tembo habutanga se wenyine haye mu gususurutsa unsuye musibikene cyago ntaze n'amatende kiza ntunze n'urugwiri cyasha cyane kinganije kwe ndi rutera hagusha rutebeza mbuga rutazi kujorwa rutamugora muri ubwo kuma datangiza mwanzo agira imana urakoze cyane mubyeyi urakoze maze rero babakobwa baraza kumpaza ibitugu byahetse ibibara ntabwo njya kwikorera inzoga kirase naba nciye inka mu gihugu kagira imana umwe wankundeze ikibanura reka nakubonye wanezerewe reka 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 ugenda urubisha kwa nkongera uziga ko mu badahangarwa igihe tugiye gutera ubuhane ubunyabungu urugamba rwaho ruzera ku mutwe mba nzotse ndasana nsakiranya nsanze imbungira mihiga atatabaye mbonye ko ari mu ntange atararikura mu kanwa mba napfuye ndikwiza maze nkanga umurindi hasi ndarekura icyo gihe ku rurembo rw'umutarane n'amanyarutuku wumvise ikivugo cy'abagabo bagahungu nababonye mbona nta byabo bari mu mikenyero gusa umutware mbonye ati barubabaza amahanga kunigana imirimo aturuka mu zihengamo ndamusubiza ngo ndidasiganira kuba indongozi rwandanze guhunga icumu rya nyanagize ijya kuranga imisako ngaho imisakura ni iki ari aho gusa umutware wanjye ati mbere babaza amahanga kunigana imirimo aturuka mu zihengamo ndamusubiza ngo ngende inzovu y'imirindi ndi imbogo nyir'ishyamba ndi intare y'umugara ndi ikize zindi kiziriko cy'imfizi nakuze neza emusi yatuvangiye naho ngende umugabo w'igihano narasane igihano umubisha kuri giharage nzamuka impinga yagiye iranita ihinga amasanga umucanyanyera ibicungura ndicara ndacagagura mu kumusezera yakugira imana mubyeyi bambwiye ngo amasaha arasatira itorero ry'imana nkundira unkore kuri iyi nkoni uyu ni umuzuzonga abatindi batera bashaka kuzinyaga akagira imana urakoze cyane arasatira itorero ry'imana mubyeyi kugira ngo ahaguruke byari bikomeye mubyeyi muri nabi ariko ahasigaye